Okay, niye mpamvu ushingiraho rero wizera Imana? Impamvu ya mbere nshingiyeho nizera Imana. Ubundi kwizera Imana biguhwanyira no kumenya. Abarokore n'abantu bo kwifuza. Ubu leta imwe yashaka isenyo kugira ngo zifunge. Yego. Imwe yashaka abashumba bayobora badafite bwa bushobozi twavugaga kugira ngo babakureho. Buriya rero hari ibintu abantu bitiranye. Yego. Ubuntu rero twaherewe ni ubuhi. Ntabwo twahabona ubw'amafaranga. Yego. Ntabwo twabona ubw'ibiryo. Twahabona ubw'umudendezo bwo kubaturwa ngo tubatura abandi mu bata bwa Satani. Yego. Kereka iyo serivisi nibuze umuntu yigurisha byaba ari ikosa. Yego. Gufasha umuntu ntabwo ari ukuri umukire so kuri umukene nuko umuntu wamukunze. Aba bakire rero mu rwego rwabo bagira bashobora kubizeza. Yego. Bakabiza ibyo batarabona. Aho bose gukizwa barakijijwe. Gukizwa rero ni iki? Gukizwa ni igihe ufite ikintu cyakwirukankanaga cyangwa cyakwirukansaga noneho ukaza kubona ikintu kikugoboka cyangwa kigutabara. Kuko ntabwo abakire bategetswe gufasha abantu kuko ari abakire. Ahubwo aho twebwe rubanda rugufiya cyangwa abantu baciriritse dushaka kugondoza abakire ngo bafashe buri muntu wese. Abo mwita abarokore cyangwa twita abarokore cyangwa twita abapaganda. Yego. Ubu twatewe n'abadayimoni bahaba. Yego. Kuguranira rero ni cyagenge nita umukirisitu. Ariko abashobora kubwiriza nkanasambana. Raj TV Show. Need information on the top. Yes, twongeye kubasuhuza mwe muteze Raj TV Show. Uyu ni wa mwanya tuba tugiye kuganira n'umutumirwa wacu. Nk'ibisanzwe rero ni Raj namba 1 namba utanga umushaka kugira ngo ibintu bigende neza, society yubokwe neza. Ariko tubigizemo uruhare twese. Ubu akakanya murabona ko twicaranye n'umutumirwa wacu, amazina wenda arayababwira. Tudateze mu magambo rero wakibwira abanyarwanda badukurikiye kuri Raj TV Show. Nitwa Habimana Elisa. Habimana Elisa. Amakuru Elisa? Amakuru ni meza. Yego, ubwo duherukana twavuze ko tuzaganira kuri za ngingo twigeze kuvuganaho cyagiye. Yego. Rero ndagira ngo wenda dutangire tuganira kugira ngo abanyarwanda wenda baze no kuba batanga ibitekerezo muri comment. Ingingo y'uyu munsi rero turagira ngo tuganire kuyoboka Imana. Tuganire kuri Bibiliya. Ariko by'umwihariko twe ntabwo turi buganire wenda kuri Matayo, Yohana na Paulo, ahubwo twebwe tugiye kuganira ku madini nyirizina kandi y'iwacu hano i Rwanda. Yego. Umeze neza ariko? Umeze neza. Yego. Ubwo rero ndagira ngo dutangire. Elisa, karame. Mu by'ukuri amadini yo mu Rwanda iyo yumvishe cyangwa iyo yarebye dore ko uri n'umwe usenga mu itorero runaka hano muri kino gihugu, utekereza iki ku matorero ya hano mu Rwanda? N'iki kintu afasha societe y'uyu munsi uhereye ku rubyiruko kugeza no mu bakuru? Murakoze. Amatorero cyangwa amadini ubwayo arafasha. Yego. Baba mu buryo bw'imitekerereze, yaba mu buryo bw'imikorere, mu buryo bw'umubiri. Yego. Arahindura kuko hari abantu benshi bagiye baza barushye cyangwa bakajya kuyagana bananiwe, ukabona umuntu watinywaga muri societe ukabona agarutse noneho yabaye umuntu muzima. Mu by'ukuri ko bwanjye numva amadini afasha kandi n'uruhare rw'amadini mu kuba wafasha umuntu wamaze guhaba ukamuyobora ku murongo agomba kuba yenderamo, ndetse kuba bamwe twarabatinyaga mu buryo bumwe ubu twawusigaye tuba twaganira, tuba twahuza. Yego. Ni kimwe mu by'amadini yafashije societe nyarwanda bose, yafasha ibintu gusubiza abantu ku murongo. Yego. No kuvuga ngo mu mitekerereze amadini hari uruhare yaba yarongeyeho, hari itafari yaba yarashyizeho mu mitekerereze. Mu mitekerereze yaba mu buryo bwo bifatika. Yego. Abantu umuntu akagenda ubona yari umusinzi yari muri ibyo ngibyo ukabona agarutse muri societe civile ari muzima. Yego. Mu by'ukuri rero urwo n'uruhare rw'amadini mbona kandi rufatika, nta kindi kintu waruguretse kuba nyine ari uruhare rw'amadini, kandi ikiza cyayo amadini abitangira ubuntu ni serivisi bakasubiza abantu ku buntu rwose kubona neza. Abantu bose bakunguka nuko bifashije societe nyarwanda. Yego. Ese iyo urebye ku rubyiruko iyo ngingo irakora cyane igafasha? Urubyiruko rero iyo bagize amahirwe yo guhura n'abo bantu b'abakozi b'Imana bo kubafasha mu buryo bw'imitekerereze. Yego. Icyambere barabanza bakimenya kuko iyo gusenga ni ukumenya. Yego. Iyo umaze kumenya rero muri bwa bumenyi baguhaye ni ubumenyamuntu, ni ukwimenya ku giti cyawe. Iyo umaze kwimenya rero bitumenya abandi bantu. Urubyiruko rero tugize umugisha wo kubaho n'abantu bashobora kubafasha kwimenya
bakisobanukirwa, ndavuga kumenya ejo hazaza, kumenya ibyo byose yego byabafasha kandi birafasha kuko hari abo byafashije abenshi ndabazi. yego urumva ko amadini hari umumaro afitiye sosiyete nyarwanda kandi mwinshi. yego ese iyobokamana muri rusange ubona rifite uwe mumaro ubundi mu bakire, mu bantu batunze, mu bantu bafite ayabo bayagwisha? Hari ibintu nk'iyobokamana, iyo uvuze kuyoboka Imana, yego hari Imana y'u Rwanda, hakaba n'Imana twaguye mu ijuru. Uravuga ko bari kuyihe Imana? Okay, Imana yo mu ijuru rema imwe twigishijwe. Buriya rero mu buzima bw'abantu, kuvuga umukire cyangwa kuvuga umuntu wagwije amafaranga, yego ubwabyo n'imvugo zidakoreshwa mu Banyarwanda. Nta muntu uguze amafaranga ngo avuge ngo narayagwijije wenda na. Ariko naguce mu ijambo rabizi ko abarundi bavuga ngo umugwiza atunga ari we bita umukire. Mu Kinyarwanda twe tuvuga ngo ni umukire. Abo ni abarundi, ntabwo ari Abanyarwanda. Mu Banyarwanda rero nta muntu urayagwiza. Ngo numve ko bavuga ati ngewe narayagwijije, yaba mu buryo bw'Imana sinzikire ubundi bufasha, yaba mu buryo bw'imitekerereze se nyene yayandi, nta muntu rero wagwije amafaranga. Ahubwo icyo akora ashobora kubona amafaranga ufasha gukemura serivisi zimwe na zimwe zibanze, ariko amafaranga urashaka nta muntu uyagwiza, nta n'umuntu yagira. Okay, ariko wenda reka tuvuge ku muntu wabonye amafaranga. Byibuze urumva kuvuga ngo wenda umuntu yabonye amafaranga nuko ashobora kuba ari muri miliyoni, wenda reka tugereranye wenda miliyoni nk'ijana kuzamura. Byibuze turavuga ngo hari icyiciro kimwe yavuyeho, hari ikindi yagezeho. Akenshi na kenshi mu makuru nagiye nkora mu baturage bavuga ko abo bantu ngo batizera Imana. Ese wowe ni kubyumva, ni kubibona? Biraterwa n'uburyo nawe wowe mu mitekerereze yawe wenda ubyumva. Nta kibazo wabisangiza Abanyarwanda. Ubundi rero iyo uvuga umuntu warizera Imana cyangwa kwizera ni ukumenya. Yego kibyo yabwiwe bishobora kuba ukuri ariko utarabibona. Yego uwo muntu rero yatizera cyo kuvuze ngo ntatekereza. Uwo muntu yizera Imana mbere na mbere. Ahubwo uburyo ushaka kayizeramo ashobora kuba atebwa bikoramo, ariko by'ukuri arizera kuko ni umuntu. Umuntu wese kugira ngo yewe uvuga ngo ni umukino uko yemewe yarizeye. Bimwe muri ibyo rero harimo n'Imana. Ariko urabizi ko bakunze kuvuga ngo abakire ngo nta n'umwanya bakibona wo kujya gusenga, kandi ngo hizera abakene kuko ngo ubwami bw'ijuru byanze bikunze ngo buzajyamo n'abakene. Ukibaza niko byumva, ni nako nsoma, ubwami bw'ijuru buzajyamo abakene. Ibyo ngibyo ni ubujiji. Yego cyangwa umuntu yabita wenda imitekerereze mike. Kuri njye ariko muri make nyine wakosora. Iyo rero umuntu avuze ngo kwizera bita kuvuga ngo gukizwa, wambaje barizera cyangwa barakijijwe? Ibyo bintu bibiri reka tubijyanane. Iyo umukire avuze ngo arizera, kwizera ni igihe uri muzima. Umuntu agusezerana ikintu utarabona ukizera ko gishoboka kuba gihari. Ibyo rero ni imyizerere, umuntu araza akabikumvisha kugeza ku rwego byumva. Icyo gihe uba wizeye. Buri wese arizera kuko bitewe n'umuntu kwijeje. Ahubwo abakire rero mu rwego rwabo bagira bashobora kubizeza, bakabizeza ibyo batarabona. Aho bose gukizwa barakijijwe. Gukizwa rero ni iki? Gukizwa ni igihe ufite ikintu cyakwirukankanaga cyangwa cyakwirukansaga, noneho ukaza kubona ikintu kikugoboka cyangwa kigutabara. Cya gihe ubwo bukijijwe. Ukijijwe na wa muntu, ukijijwe na cya kintu. Abantu twese rero cyangwa bakire cyangwa abantu kuri nge numva barakijijwe kuko icyabirukansaga ni nk'icyatwirukansaga. Yego ntawe urapfa rero kubera ikintu cyamufasha bivuze ngo uramukijije, ariko ku munsi wa none yemera nk'umuntu wenda byafashije. Yego ariko byibura hari umuntu wamukijije kuri nge nuko mbyizeye. Yego biranumvikana. Buriya umuntu wese habwirwa menshi akumva bene cyangwa se avugwa menshi. Muri make ndagira ngo nkubaze, ese abo babashije kubona ayo mafaranga byibuze bamwe muri bo baba batagisubira mu nsengero ngo kubera ko ibyo basabaga kenshi urabiza abakene cyangwa se abantu bakiri hasi mu buryo bw'umufuka baba bavuga ati Mana yanjye mfasha wenda ume inzu, ume imodoka, reka tuvuge inzu cyangwa se ume imibereho myiza. Yego niyo banahuye n'abapasiteri bamwe b'indyarya, bamwe bagezweho ngo mu minsi ya nyuma baravuga ati ngo haye inzu, Imana igiye kukubakira inzu. Uwo muntu urumva arimo gushaka guhazwa, arimo gushaka nyine kumva ibyiza byamukorerwa, ariko akiyobagiza uburyo agomba nyine kubibona. Yego ariko muri rusange ngiye ikintu nshaka kuvuga, ese abo bakire bageze kuri ayo mafaranga bakaba bizera Imana. Ese iyo ugiye mu bitaro cyangwa se ahandi usanga ariho bafasha, cyangwa se ahubwo babakene barimo gushaka ubwami bw'ijuru mu mafaranga make yabo nibo bafasha? Buriya rero hari ibintu abantu bitiranye. Yego
gufasha umuntu ntabwo ari ukuri umukire si ukuri umukene ni uko umuntu wamukunze yego kuko ntabwo abakire bategetswe gufasha abantu kuko ari abakire bategetswe gufasha abantu kubera ko babakunze bakabikora babikunze abakire bagira abantu bafasha runaka ahubwo aho twebwe rubanda rugufiya cyangwa abantu baciriritse dushaka kugondoza abakire ngo bafashe buri muntu wese ariko si cy'abakire bitirwa abakire kuko impamvu yitwa abakire ni uko azogumana amafaranga numara kumushishikariza ko abonye amafaranga ariko ari buyatange ko abonye amafaranga ariko ari buyafashishe biraza kurangira baye mukene nawe gukira rero ntabwo ari ugufasha inkungu n'inyoni gukira ni ugufasha agomba gufashwa kandi ugafasha umuntu wakunze ko ugomba kwifasha koko ntabwo rero gufasha abantu ari uvuga ngo kubera ko ufite miliyoni 10 ndaje fata miliyoni 11 nguze miliyoni yo gufasha abantu kugira ngo babone ko nabaye mukire icyo gihe rero waba ukoze ikosa waba utaramenya gukira ngo niki gukira no kumenya gutenana amafaranga nyine kumenya kuyatenana niki nuko utayasesagura ugakora ibintu muri management yawe mu ngengo y'imari mu bintu wapanze nuko gukira kuri njye nuko byumva yego ese rero ntabwo ari ugufasha buri wese ubonye udamufoya fasha abantu mu buryo bupimye yego ese imana kitarobanura ku butoni kubera iki niba yaraduhereye ubuntu twe tutafasha abandi ku buntu ibyo nanone ni imitekerereze nemera urugero nimba imana igufashije ugafungura igicano yawe yego cyangwa wenda umuntu akaba yabasha kubona ibyo arya cyangwa ibyo agomba gukoresha gufasha abandi ku buntu sinzi icyo wabyita ese kugira ngo bya bintu ushaka kwita ko mfashisha abantu ku buntu kuko nabiboneye ubuntu cyangwa ari ikiguzi byansabye birumvikana warakoze cyane kugira ngo ugire icyo ugeraho. ndashaka kubaza ikibazo yego ibi bintu wita ko nyagufashisha abantu imana afashije ku buntu nabibonye nte ese narabisanga birambitse mu nzu ubu ntabwo mbere imana yajya gutunga abantu bayikoresha ibyitwa mano ariko ubu ntabwo abantu batungwa n'amano ahubwo abantu barakora kugira ngo uwo mukire umusabye akazi arakakwima ese ufite ibisabwa kugira ngo ubone akazi none ntiwagahawe warenganyijwe ariko bivuga ngo bakire babahere ubuntu ngo batangire ubundi buntu ibyo sinjya mbyemera nemera ko umuntu akora yamara gukora agahabwa agomba kubona wibona ko abifite rero uvuge ngo ni ubuntu ntabwo ari ubuntu urabizi neza ko hari ijambo rivugwa ngo twaherewe ubuntu natwe tujye dutangira ubundi yego ubuntu ngo bukone busagwe yego ubuntu rero twaherewe ni ubuhe ntabwo twahabona ubw'amafaranga yego ntabwo twabona ubw'ibiryo twahabona ubw'umudendezo bwo kubaturwa ngo tubature abandi mu bubata bwa satani yego kereka iyo serivisi niba uzi umuntu uyigurisha byaba ari ikosa ariko nawe utigirije nkana nawe urabizi ko iyo serivisi ari igurisha nta hantu ndabona bayigurisha kuri njye ntaho nzi ubu ni abapasiteri uzi neza bagurisha iyo serivisi ntabwo ngenda ababona iyo mugiye kubatizwa nta mafaranga runaka babaka oya kubatizwa ni ubuntu kandi no kubatizwa ntabwo ari ibintu washingiye ngo unabigure icya 10 aha kuvuga rero icya 10 ni dutegetswe ni itegeko twahawe n'Imana yego byo gutanga kimwe mu 10 by'ibyo twungutse yego bwo gushima Imana ni ituro rishimisha Imana ntabwo ari ikibuye cyo guma umuntu ikintu gitangaje wenda nuze kumfata dore gishekeje yego umunsi watanze icya 10 hari umuntu ukuguye nabi umunsi utagitanze harahuguye nabi bivuze ngo n'ubuntu ushobora kubikora ushobora kutabikora bitegetse ntabwo ari ingufu ariko twibuke no kwizera kwawe imyemerere yawe ntabwo ari ikiguzi ngo uhabwe serivisi y'ubuntu yego ikintu dushaka kumenya twebwe twahawe ubuntu busagwe ubuntu twahawe rero ntabwo ari ubuntu bwo kuvuga ngo ni icya 10 ngo twatanze icya 10 ngo twatanze amaturo ngo twatanze amashimwe oya yego kereka nimba mbere yo kusema ngo udatanga icya 10 nturi busenge none se reka nkubaze tureke kwigiza nkana nawe uri umukristo urabizi mu bakristo bamwe bakomeye baba bari imbere byanze bikunze umaze nk'ibyumweru nka 5-4 ukwezi wenda udatura uzi ukuntu bigaragara kandi nanone icyo cya 10 igihe kiri kinangaza nugira ngo sinizera nizera Imana pe ariko icyo cya 10 ngo ni ituro ry'Imana ariko icyo gitangaje ese iryo turo ko mbona rya mu mifuka y'abantu wari wagenda mu modoka nk'iyo pastor agendamo wari wambara umwenda nk'uwo pastor yambara ubwo unyuranyije n'ikibazo twari turiho reka tugore kuri cyo kibazo ubajije yego cyo twari turiho ariko nacyo kiruzuzanye biruzuzanye mbere y'ibihumbi 2 umanuka hasi mu myaka yashize yego iyo umuntu yabyaraga abana benshi yabaga agize umugisha yabaga agize amaboko iyo wagiraga abasore 5-6 bakakujyima mu murima mukajya guhinga mwarezaga rwose nibwo ubukungu bwari buhari ariko se nkubaze ubu uyu munsi wa none umuntu afite abana 5-6 yashobora kubishyurira ishuri aho ibintu bigeze ubu ngubu ahubwo se yabasha kubagaburira nuko ibintu bigenda bihinduka yego ni ukuvuga ngo nimba mu gihe cyashize byari bikwiye ko umuntu abyara abana benshi akabagiza umugisha yego
ubu ngubu umunsi wa none kubyara abana benshi bikaba ni ikibazo mu buryo bwo kubona ibikenerwa. Yego. Ni ukuvuga ngo hari ibintu byahindutse. Niba rero umurokore wa kera siwe wubu, yego, yashoboraga kuba ari umupasiteri akambara inkweto, yego, kuko nicyo gihe cyari kigezweho. ariko ni nabwo bwari ubukristo ubundi nyabwo. Amatwi wumve, umusore aravuga ngo bwari ububyeyi bwa nyabwo, ubona babyaraga abana 5 bakaba ari umugisha. Ubu tuvuge ngo nta bubyeyi bugihari. Abakirisitu bakira rero uko babaga abakirisitu cyangwa uko bizeraga, byari bikwiye ko bagendera muri uwo mujyo. Abakirisitu bakira ntago bifuzwaga. Yego. Bari abantu baboneka nk'ari abasazi, baboneka nk'atari bazima, abantu bafata nk'ibyo ari byo, kugeza umunsi wa none ibintu byari birinduye. Ubu noneho umukirisitu ni umuntu wo kwifuzwa, ni umuntu wo gukundwa, ni umuntu wo kugira inshuti. Kuko icyambere afite amafaranga kandi niyo dukeneye. Icyakabiri abo bakire uvuga ngo bakire cyane, nibo bapasiteri nyine. Yego. Nibo barevera pasiteri, nibo bashumba. Ubwo rero bishatse kuvuga ko niba kwera abakire bamajije kwakira wa mwami n'umukiza mu bugingo bwabo, kuko nibo bafite amafaranga, nibo kwifuzwa nyine. Ariko urabizi ko mu nyanja habamo amafi manini n'amatoya. Yego. Amenshi naya bo mu nyanja rero bitegurwa n'inyanja ubwoko bwayo. Reka tuvuge inyanja muri rusange. Inyanja yose muri rusange rero yaba ari amafi matoya yaba ari amafi manini, ahubwo ugiye mu nyanja ujye gushaka imihifi. Ikibazo ndimo kukubaza, mu nyanja habamo amafi manini n'amatoya. Yego. Iyo ushyize mu nyurabwenge utekereza ko amenshi ari ayahe? Ni amatoya cyane amanini? Buriya rero kubera ko inyanja nini kuko atari akantu bafata umunsi umwe, yewe numva ko iyo naba ngiye gushaka mu nyanja ku rwanjye ruhande nizo zaba ni nyinshi. Yego. Ariko ndamutse ndazo urushundura izafatwa mu yaba ari ntoya yaba ari nini, ubwo nge nahita nimagina ko arizo nyinshi. Ntabwo ndabiverifiye. Ariko akenshi nkinaga ntabwo ushaka kumenya kenshi. Ngiye nyinaga mu rushundura izafatwa ari nyinshi, kuri ngewe nizo zaba ari nyinshi. Ni ukuvuga ibifi binini ubundi akenshi na kenshi ni dutoya. Ni kubyemera sijye simbizi. Ntabwo ngenda ayibona. Ntabwo ndabona n'ifi ry'indifi. Niyo bavanga ngo ibijya y'ingiro byitwa nabyo sinaribona. Ibintu rero ntarabona inshuro nyinshi ntabwo epfa kubyemera. Ubwo rukora ko amafaryana, ariko twera guturabana ngo turya. Oya, ni logique ikoreshwa n'abantu ati ifi nini. Ibyo rero bufite ubushakashatsi bwimbitse ntabwo nyebyemera. Okay. Nta kibazo gusa ndabizi ko urimo kwigiza nkana, ariko nta kintu bitwaye. Ubwo ushatse kumbwira ko nyine amafi manini, abantu bakuru bari hejuru n'ubundi byanze bikunze bakwiye kuba bareba abo batoya bakabashyira ku murongo. Generasiyo turimo, yego, abarokore ni abantu bo kwifuzwa. Abarokore ni abantu mbere wabyaraga abana benshi nabwo urugero. Ntabwo baga ari umuntu wo kwifuzwa. Yego. Sore yabaga ari umuntu wo kwifuzwa kuko yabaga afite imbaraga nyinshi. Nta mujura, nta muteraga, nta nzira ageraga. Yego. Uyu munsi wano umuntu ufite abana benshi ahubwo ni ufite ikibazo. Kuko nagira n'amabwiriza leta. Ndaguha urugero rwa kabiri. Ubu leta irimo irashaka insengero kugira ngo zifunge. Yego. Irimo irashaka abashumba bayobora badafite bwa bushobozi twavugaga kugira ngo babakureho. Yego. Ubu hari ubushobozi ufite kugira ngo witwe umushumba w'itorero runaka. Yego. Ibyo rero nataba bifite ntabwo yemewe. Ako so urebye ubundi wenda tutagiye kuri ngingo ntabwo tushaka ko twitindaho, ubundi ubona bidakwiye kuko buri muntu arabyuka mu gitondo ugasanga yashyize urusengero. Nyine nimba mwemera ko bikwiye. Yego. Wimbaza ngo guki ngo kucya barokore ngo cyangwa kuki ngo abantu babakire ngo ese ngo barakijijwe, niba barakizwa bivuze ngo ntibari gusenga. Niyo mpamvu ushingiraho rero wizera Imana. Impamvu ya mbere nshingiyeho nizera Imana. Ubundi kwizera Imana biguhwanira no kumenya. Wasobanurira abantu bateze Raj TV show aka kanya ubundi impamvu wowe ubwawe ku giti cyawe nka Elisa, impamvu ituma wowe ubwawe wumva unyuzwe ko wizera Uwiteka? Iyi mpamvu ya mbere ituma nyuzwe rero. Yego. Nazengurutse kije amaso ku nkuta nkoranyambaga no mu buryo busanzwe. Yego. Shaka amahoro ndayabura. Yego. Maze gukizwa, maze no kwezwa, shaka amahoro mitanyabona. Yego. Iyo niyo mpamvu ituma nizera Imana. Yego. Nuko araho yankuye hari n'ahantu ngejeje. Ibyiringiro byanjye nuko nzaho navuye. Yego. Habanzaho nimo ndajya. Yego. Habanzaho nimo ndavu. Bimpamiriza kwizera ntabiguze, kwizera mbiguze, ariko nzi neza aho mva n'ahantu njye. Kuko nyine ntabwo nabihaye. Nabiherewe ubuntu muri bwa buntu busaza. Muri mwa pasiteri n'abashumba n'abantu bita nk'abo ngabo batangira ubuntu ngiye nabiherewe ubuntu. Ariko maze kumenya inyungu iri mu gukizwa no kumenya Imana, bimpamiriza nicyo gituma ngumana n'Imana, nicyo gituma ntinana n'Imana, kuko gusenga no kumenya. Yego. Kuko usenga ubuganira n'Imana. Kugana n'Imana rero nukumenya iranshakaho iki ndayishakaho iki. Iyo maze kumenya icyo nyishakaho binyemeza icyo inkeneyeho. Iyo maze gukora iki nkeneyeho bituma nyisaba icyo nkeneye ngiye.
nguko uko mbona n'Imana namaze menya Imana ndayimenya. Okay, ushingiye ku kise rero noneho wizera Imana ariko bisanishe na Bibiliya. Ese Bibiliya yo ubwayo uyifata ute? Bibiliya ni amagambo y'Imana. Yego. Ku giti cyanjye Bibiliya nyubaha nk'ijambo ry'Imana. Ndagira ngo tuganire mbere y'umwaduko w'abazungu muri Afurika. Ndizera ko iyo Bibiliya ntabwo yari muri Rwanda cyangwa se iri muri Afurika. Ese abantu ba kera mbere y'umwaduko w'abazungu mu Rwanda cyangwa se muri Afurika bo ntabwo bizeraga Imana? Ese bibaye ngombwa ko umuntu wamenye Imana ari uko asomye Bibiliya ari uzajya mu ijuru? Buriya abahise bo ntabwo baba barenganyijwe kuko batigeze iyo Bibiliya ibazira mbere. Wansubiza nta kibazo. Ubundi rero nabikubwiye tugitangira. Yego. Mbaza ngo abakire bizera Imana cyangwa ni Imana y'Abanyarwanda ni Imana y'Imwijuru. Ubanza kumwera ko Imana bivuze ngo narinzi ko ari indi Imana ihari. Yego. Mbere ko tuvuga niyo Imwijuru. Abanyarwanda rero ba mbere yacu cyangwa urambajije ngo ese ngo Abanyarwanda cyangwa abantu bapfuye mbere yuko Bibiliya y'abazungu iza bashobora kutsa kujya mu bice gutsa mu ijuru. Paulo bivuze. Aravuga ngo icyambere ubu tujya mu ijuru ntabwo tuzajya na Bibiliya. Yego. Ahubwo tuzajya ku mutima nama. Nitujya mu ijuru cyangwa nitujya gucirwa urubanza ntabwo bazakoresha idini. Ahubwo bazakoresha umutima nama. Yego. Umutima nama wanjye rero unyobora iki? Umutima nama wanjye ni igihe umbwengo ariko Elisa ko mbona iri yari byeri wayinyoye. Yego. Umuka ngo tare kwibyeri yihoye kuko ushobora kuza gusindwa gukora ikosa. Undi ukanga utari ku nuyinywa nta kibazo niba wakora amakosa uzayakosora nyuma. Umutima nama wanjye rero ni cya kintu kinyemeza ese ko ibintu nkoze ntago bihabanye n'imyemerere yanjye. Yego. Umuntu rero uzazuka mbere yuko Bibiliya cyangwa wapfuye mbere yuko Bibiliya itaza azajya mu maze umutima nama we azabazwa bashingiye ku mutima nama. Umutima nama wakuyoboye gute? Yego. Hariho guterekera. Yego. Kugitabikoze. Yego. Nicyo kiza gushyisha mu rubanza. Ese guterekera bivanyemo inyungu? Yego. Yego. Kubera icyo bikoze rero ushingira ku kirero wizera Bibiliya. Dore rero icyo mvuga Bibiliya n'ubumenyi. Yego. Ikungura ubumenyi. Yego. Ntiguhindura ngo wari umuzungu w'umwirabura cyangwa umwirabura w'umuzungu, ahubwo n'ubumenyi bwiyongera kumenya Abanyarwanda twari dufite cyangwa Abanyafurika dufite mbere y'umwaduko w'abazungu. Mbese ni ukumenya ni nkuko soma imvaho. Ntabwo impindura uwo ndiwe ahubwo iramenyesha. Ukamenya ko Musanze nubwo mbona ko ari amahoro ariko Musanze habaye impanuka. Yego. Icyo biri mfasha rero ni ukumenya ariko ntimpindura. Yego. Ngo mbona rindimo bundi muntu ko bivuze ngo ndamutse mpinduwe na Bibiliya ejo hazana ibi bikampindura. Ntabwo rero bimpindura ngo bimpa amakuru nkamenya. Yego. Iyo maze kumenya ndizera. Okay. Niye nama rero waho umuntu wizera Imana ubundi nyirizina umuntu wizera Imana yirimo. Icyo naho umuntu wizera Imana ayirimo. Yego. Tutaragera muri ibyo. Kugira ngo tuve mu bya Bibiliya tunabivuye mu Burundi. Yego. Bibiliya ni imfashanyigisho cyane cyo gufasha kwiga ariko tubufite ibyo wiga. Yego. Kuko Imana abazungu batuzanye ko tuyifite ahubwo tubirwe ari cyo. Ntabwo twese unakiye ko bamuje ko twari tuzi ko Imana ihari yitwa Rurema. Yego. Yaremye ariko tukoyoberwa. Ariko kuko mbere yuko baza twitaga Imana twitwabona n'ushungwa bya Imana. Ariko tukiraho ndagira ngo tuzaganire ubundi ku mateka yahise. Ndabikwisabe tuzagira n'ikiganiro ubundi tuganire ku mateka y'Abanyarwanda yahashize. Nitubona umwanya tsabigaruka. Yego. Reka rero tuvuge kuri izi ngingo zirangire. Twateguye. Yego, twakiri kuri Bibiliya. Nagira muntu ikinama ngo wizeye neza. Wizeye neza akizera Imana. Abiri reka wera dukoresheje Bibiliya yavugaga. Yego. Mu gitabo cy'abami ba mbere ibice bya 21 n'uwa kabiri. Yego. Turahasoma cyangwa mbakubwira? Nta kibazo hambwire kuko urabona ntabwo nitwaje Bibiliya. Ngenda ifite. Yego, ariko reka tuhavuge. Ni ukuvuga ngo aho nkubwira. Yego. Naboti Ahabu yaramwigiriye. Yego. Aravuga ati muhungu wanjye reka tujye inama. Ufite uruzabibu ruri hafi y'urugo rwanjye. None ndakwinginze mpuru uruzabibu ariko uhumure nturumpera ubuntu. Iyo ngingo ndumva narayumvisheho ndumva narayisomyeho ariko nashaka kuri gusoma ko birafite. Yego. Naboti n'ubwo ngo yari afite reka nkomeze umurima harya. Ni umurima hafi y'urugo rw'umwami. Yego. Niho umwami yanyuraga kugira ngo agire. Yego. Ariko Bibiliya igaragaza ko hafongo hari abaturanyi bari baturanye na Naboti umwami yari yarimuye. Yego. Ahubwo Naboti hasigara mu buryo umwami atari yiteze ko ari buhasigare.
Naboti. noneho umwami ahagarutse Yego. asanga Naboti arahari yego aravuga ngo be kanaka naramuguriye uwo ntabwo naramuguraniye Yego. reka negere Naboti musabe ndashaka ko tugera kuri uwo mukirisitu ukirijwe inama namugira. yego Naboti rero asubiza umwami aramubwira ati nturuzabe rwawe ndukugurire cyangwa udashaka ibiguzi ndaguha urwiza ku ruturu ariko rutari muri gakondo yawe mbese rutari aha ngaho Yego. mbese nkwimuri yego mu buryo bw'amafaranga ese uburyo bwo kuguranira. Naboti rero yashubije ngo ari inyuma yashubije umwami ijambo umwami atishimiye. Umwami rero yese afata icyemezo cyo gutaha yego ntiyarya ntiyanywa kugira ngo wumve imbaraga abademoni bahise bamufata bari bafite aryama areba ivuri areba ivuri wasobanura abantu kureba ivure ni ukuryama inyuma mu cyimbo cyo ubundi abanyarwanda umutwara arara imbere umufasha we akarara inyuma yego abarundi umutwara arara inyuma umugore akarara imbere Yego. ndavuga rero mu banyarwanda yego aryama areba ivuri kureba ivure rero ni igisobanuro gikomeye cyo kuvuga ngo ngewe meze nabi ndababaye uri buteri ni wowe uri butabare yego kuko njye sindi bubyuka nkurenge bivuze ngo uri imbere ni utabara. Umugore aravuga ati sawa ngo ubundi nturi umwami urinda umwira ngo uratabara gute aravuga ati byuka wirire kandi mwe kuko uzabe ejo uzarubona. Ubwo rero muri iyi minsi ya none uruzabe bakoresheje zino ngufu nashaka ko twinjiramo mu gika kirekire yego ubu dufite ikosa rikomeye ry'abo barokore twabahoze uvuga abo mwita abarokore cyangwa abo twita abarokore cyangwa twita abapagani yego ubu twatewe n'abadayimoni bahaba bo kuza kutuguranira. yego kuguranira rero ni cyagiye nita umukirisitu ariko nkabashobora kubwiriza nkanasambana ibyo bibaho cyane ni ukuvuga ngo nkaririmba hariya ndimo ndatanga ubutumwa ariko budaturutse muri gakondo kuko habo yaranguraniye n'ubundi nzayo ndimo ndazenga ariko umurimo wazivuyemo nagari gakondo. yego ni ukuvuga ngo rero uyu munsi wone mwe mwo kwitiranya abantu baguraniwe n'abantu bazima kuko ntufite uruzayibu rw'umwimerere nabo ubwanyu. yego ubundi ufite uruzayibu rw'umwimerere ukimara gusoma kuri vino yenzwe idaturutse ahandi hantu uhita umenya ko unyoye pirate. yego impamvu rero mwibaza abarokore bakoza n'abapagani kubyo bavangavanze ubwanyu nta mwimerere mufite wirija mu muvuga. yego kuko ufite umwimerere uhita wumva ko hari umuntu ahabu yaguraniye. Naboti rero cyangwa hababwira Naboti yaravuze ngo ndakuguranira ubu murokore ariko umuntu agutandukanye n'umupagani. yego niyo mpamvu uyu ugera mu isoko ubona umupagani ntumenye ku murokore ntumenye yego yaraguraniwe ahubwo icyo fasha abarokore bakiri umurongo nibagurishe. yego avuga ati ngiye gusinda bimenyekane birangire bigaragare ariko nibakuguranira uzasinda unabwiriza. yego uzasambana unasome Bibiliya. yego uziba uravuga uti umurokore kubera iki wamajije kuguranirwa waguraniwe inzabibu uracyazenga ariko umurima ziturutsemo ntabwo ari gakondo. yego ikivangavanze abantu b'iyi minsi none y'ubuhenebere rero ahabo yaraje maze ari uruzayibu rwabo aruririye bagira ubwoba banga guhamya nka Naboti bemeye no gose y'abadayimoni baravuga ati reka tunegose tujye ubu kumeza. kuvuga ngo ubu twebwe dufite ikibazo cyo turimo kunogosera n'abadayimoni. yego umudayimoni akaza mukanogosera muranogosera muterera akavuga ati mfasha ugiye kujya ubwiriza ariko unzoga. yego ufasha ujya kujya gusenga yego ariko unarwaye n'umugore. yego ibyo mu barokore bagifite gakondo bibayo. yego mu barokore bagifite gakondo bibayo. ikitucangacanze rero twamaze kugurisha. okay niyihe nama rero niyihe nama waho umuntu rero inama nababwiraga ni ukumenya uruzayibu rwanjye banza ugire umuntu inama ariko umaze kumenya agahana aherereyemo. yego ese ndacyafite uruzayibu rw'umwimerere ubona mugira inama yego ntarya kugurisha ahubwo emera fire gakondo yego ese waraguraniwe yego noneho usaba habo kugurisha. yego umuntu waguraniwe icyo namugira inama ni ugusaba habo ko amugurira agasinda tukamenya ko ari umusinzi wakava mu bandi. yego ye kuyemba areke kubeshya rubanda. igihe cyose ubona umuntu yaguraniwe niwe uteza ibibazo. nimba wumva agakiza kakuraniye karambika hasi y'umweru icupa ntuburi nta ntambara. yego karambika hasi ugene wowe ruharwa bagufunge tumenye ko ibintu bimeze. ariko ikosa rikomeye umuntu waguraniwe nta nama wamugira wese kumenya inama yuko yagurisha agasinda bikamenyekana. yego cyangwa se akaza akagwira habo niwe ufite ubushobozi kuko uruzebu ahabaraza akatwara gushwashwa kubera ko yagutinyishije wowe kuruma no kurugura ntibizagushobokera kuko nta muntu ugura umwami gamutsimbure. ikiriho rero uyu munsi ubona ibibazo dufite nk'abarokore cyangwa nk'abantu baba mu isi ni abantu bamaze kunogosera n'abadayimoni. yego nzajya ndirimba ariko nsambana nzajya mbwiriza ariko naniba nzajya ngira ibyo byose abo rero si abarokore ahubwo ni abantu bamaze kuguranirwa. yego barenga inzabibu ariko zizaturutse umurima w'umwimerere. yego inama nabaha rero nibagende binginge habo abagurire burundu
noneho abaha amafaranga kibuze uvuga uti nubwo ndi buse ko narasambanye biramenyekana uyu Nyabugogo bakubure tumenye ko byibuze ari na business ahubwo usambana ibintu urumva utemuri ndagira koko ibaze kuvuga ngo ugiye gusambana ubuntu abandi basambana bakabaho uduceri wowe usambana ibintu wibi ibintu ugiye kujya mu bintu gusa kandi ari umuntu wakabikugura kandi Imana izabiguhora hari umuntu wakakuguriye ufite uduceri ahubwo ati mwana wanjye ndaguhora hoza nk'uduceri yego rero cyabashe turimo gukora ibintu by'ubuntu yego Imana ntitwishimishije shitani ntitwishimishije natwe ntitwishimishije yego yibuza ari mu nginga habagura uruzabibu yibura munishimisha mu biceri niyo nama nabagira yego utekereza iki se ku bwibone buri ku madini amwe namwe ariko by'umwihariko ku barokore nawe buri kintu cyitwa kurokoka yego mukakitiranya n'abantu bagurishije tumaze kwivuga ngo urugero yimuka navuye ngo ariko hari ubwibone none tubona mu matorero nge mvuze itorero ryitwa umuntu rero wibona yego kwibona ubwabyo ni imvugo itari nzima yego ubundi umuntu yibona ati ni ukuzana miruwari ukayishyira imbere ukirebamo ukibona reka nkubwire njye nshatse kukubwira ko bo bitwara mu buryo butaboneye sosiyete kandi bakumva ko ari bo bakiranutse ari bo bera kandi mu by'ukuri ya myenda bari bambaye bari ku ruhimbi niyo bambura nimugoroba bakagera bagakora ibitangaza runaka nakubwiye ko baguraniwe abo ngabo twabahaye umurongo wabo icyo twabasabira ni ukwinginga haba akabagurira akabavana umurongo w'abarokore akabagera umurongo w'abapagani nyine nibagurisha ese amadini yo mu Rwanda cyangwa se yo ku isi yose ko yose akoresha Bibiliya ariko akabatemera bimwe byo wowe nka Yesu bifata uti dore rero ikosa mukora yego hari imyemerere hari amahame yego hari amabwiriza amategeko yego urero mwebwe mufata amabwiriza mugashaka kwitiranya n'amategeko yego mugafata imyemerere mugashaka kwitiranya n'amabwiriza urugero njyewe nemera ko ndashaka kurya ingurube yego ni imyemerere yanjye bivuze ngo wirya nta cyari ubakoze ni ibimureba uburenganzira bwe yego ni imyemerere amabwiriza ushobora kuvuga uti iyi televiziyo yanjye amabwiriza nashyizeho ni uko saa moya na saa mbiri bifunze yego ayo ni amabwiriza yawe bivuze ko iyi televiziyo yihaye saa yine ntabwo iri bubikoreshe kuko ni amabwiriza yawe amategeko noneho rero amategeko umupagani yubahiriza umurwara yubahiriza buryo uzitonde yego ahubwo cyavuze ngo ayo madini ntabwo yubahiriza amategeko amwe hakavuga ngo gusambana ngo biremewe iryo dini nayo rikeneye ukuvuga ngo kunywa inzoga ngo nuba amategeko Imana yavuze yego umupagani ategetswe kuyubahiriza kuko nawe wakwituna uvuge ngo ngende umupagani yego wo kwande baba we ntabwo wagenda ngo kubita umuntu uvuge ngo ngiye ngo ndumusinzi guteze yego amategeko rero aya madini yose imyemerere atandukanye yego nemera ko ushobora kuba ku isabato n'uburenganzira bwawe ko ndabyemera yego ariko ntabwo utegetswe kubyo kuko ntabwo ari itegeko ry'Imana yego amategeko rero aya madini yose arayubaye buriya abapagani abo mwita abasinzi abo mwita ibiki byose amategeko 10 y'Imana bayubahiriza neza kuko nze nkasanga Imana ngo umugore wawe ntabwo Imana ngo ngena ngo ntirijwe oya kutagira se buzakora ku mugore kuko ntukifuza umugore uwundi ntabwo naza ngo usanye maraso mu mugore wanjye uvuye ngo kubera ko nakirijwe ngo nta kibazo oya amategeko rero amadini yose nubwo atandukanye mu myemerere atandukanye mu mahame atandukanye mu mico ariko amategeko namwe yego nkomeje gushimira cyane by'umwihariko Elisa turacyari kuri Raj TV show by'umwihariko rero turamushimira cyane ariko mbere yuko wenda dusoza zino ngingo hari akantu nge ngiramo bita utuntu n'utundi cyangwa se uturingushyo cyangwa se amagorane ni byiza ko twazaza tutunyuzamo kugira ngo abantu bacangamuke mu mutwe nuko nabivuga yego hari utugorane rero nka dutatu nari mfite ndagira ngo uvuge ibintu nyine wuzuza cyangwa se uvuge ibintu uko mbivuze yego ndagira ngo mwibarize ubundi Elisa ndabizi ntabwo uri umukene ufite ku mafaranga arahari ariko inyuma ya miliyoni ubundi umuntu akubwira ati inyuma ya miliyoni hajya amazera ngahe ubundi mu by'ukuri ubundi inyuma ya miliyoni hajya amazera ngahe ubwo rero nanone hari ibintu mujya mbaza ngo namagorane biba bishikishe yego ucyandika miliyoni ugorekeye nyine nta bindi bintu wongera ubwo bihagije miliyoni ruzi niba ubona miliyoni isumye kubasha kwisoma kunuza ubwo wikongera ibindi bintu kuko nongera ngo bujye mu yindi mibare ni miliyoni nyine gurekera arakoze cyane ntabwo igomba kugenda inyito yongera ni miliyoni ubwo ni miliyoni uruzi ni wongera andi mazero ngo bujye mu yindi mibare nyine abantu ari sawa cyane miliyoni ni miliyoni witsindira ibindi yego hari umugani uranyuzuriza baravuga ngo utazi irengero ry'amagambo wowe ntawe nzi yego
aho ngaho nta kibazo. Utazi irengero ry'amagambo we dusubije ko nawazi. Hari akaru kanyuma rero ngiye kukubaza ariko kura gasubiramo. Yego baravuga ngo ugiye kunsubiriramo wihuta ati amazi meza n'amazi amaze amezi ane ku meza, wowe urabivuga wihuta. Amazi meza n'amazi amaze amezi ane ku meza, wowe ukabivuga wihuta ureba kuri kamera zacu. Ntabwo nabyumvishije nyamara. Amazi meza n'amazi amaze amezi ane ku meza. Amazi meza n'amazi amaze amezi ane ku meza. Ugiye kubivuga none wihuta hariya kuri kamera. Amazi meza n'amazi amaze amezi ane ku meza. Oya, ugiye kuvuga ngo amazi meza n'amazi amaze amezi ane ku meza wihuta. Kubera n'umuntu muzaho usanga uvuga nihuta ngo mbona hejeje. Ohejeje. Kereka imbara ku muntu yongera volume. Yego. Okay, nta kibazo. Amazi meza n'amazi amaze amezi ane ku meza. Yego, arakoze cyane Risa, ariko umugani twari tumubwiye cyangwa se yagomba kuzuza. Baravuga ati utazi irengero ry'amagambo agira ngo umuyaga ni igaje. Ni ikinyarwanda monsheri. Yego, ndagushimiye cyane. Nanjye ndagushimiye. Yego. Gusa hari ibintu abantu wenda batazishuka. Yego. Ariko umuntu akabikora agira ngo ni igisubizo atazi nyamara atazimo n'ikibazo. Yego. Imana iri mu muntu iyo birakuye ngo dupfunike twitahirire. Yego. Yamurere mu ishusho yayo. Yego. Ngo azanezeze Imana. Yego. Satani rero iza kwigomeka ku Mana, yicira mu isi ariko icira mu isi arimo n'umuntu. Imana rero yarebye Satani yarebye n'umuntu irabitandukanye. Umuntu imushyira mu ngo bya Edeni, Satani murekira mu isi yose. Ariko ni nk'umugabane yamuhaye. Yego. Gatoya. Satani rero igeze mu isi ifata icyemezo kigayitse. Yego. Iravuga ngo nanjye kubera ko Imana yabuje muje kwisanga ngo nyivangire, ngiye gukoresha uyu muntu yaremye muvangire. Nkiremwa yishimye. Ariko Imana yareshita Satani password. Yego. Ubu iki twishe nuko utamenya password. Yego. Ese ikintu ngiye gukora ubundi ingaruka zizaza izaba zimeze zite? Yego. Satani ntabwo ari ingaruka zizavamo mu kujya gushwashuka umuntu. Yaragiye mushwashuka. Wa muntu Imana yaremye yishimiraga yari ikunze iramushuka. Imaze kumushuka amenya ikibi n'ikiza. Yego. Nicyo kintu Imana yarihisha umuntu. Yego. Niyo password. Ubu turi abantu. Iyo umuntu avuze rimwe, avuze amajwi atatu. Yego. Ushobora kukubwira inkuru nzi neza mvuyeho. Yego. Ushobora kubwira inkuru abandi bambwiye nkubwira nko hari ukuri kandi nkushuka kuko nsinzi neza. Yego. Ushobora no kukubeshya noneho. Mweru. Niyo mpamvu rero umuntu nakubwira inkuru mbere yo kuyumva abanza ushishoze. Yego. Ese iyi nkuru ambwiye ni ukuri? Ese ni ukuri n'abataramenya cyangwa ni ikinyoma cy'ukuri? Yego. Ibyo rero ibashe kumenya bigufasha kwirinda gusubiza mbere yo kuva ikibazo neza. Yego. Kuko biterwa n'umuntu ukubajije. Hanyuma rero Satani rero isanga umuntu mu bya Edeni iramushwashuka. Umuntu amenya ikibi n'ikiza. Kimwe rero mu kintu Satani itari yiteze ko igiye kuba. Nuko Imana yisi ifata wa muntu wamenye ikibi n'ikiza ikahita ubanye na Satani. Yego. Ibyo ntabwo ari bizi. Umvaga rero mu bya Edeni nari kwitonera agasigara yageze Imana yonyine. Imana rero mu kimwe mu gihano yahaye Satani nuko wa n'umuntu uzi ubwenge. Yego. Ubu nuko uvuga ngo twe turi abantu bazi ubwenge kujya wego tureka Satani ikubaka. Twaza tuje gusenya. Yego. Satani katureka tukubaka ikaje gusenya. Yego. Ariyo mbwira ngo naboti icyo ashinzwe nugukomera kuri gakondo ariko icyo habashinzwe nukuza kugurira na boti. Yego. Cyangwa akamuguranira. Hari umuntu wo gukora ibintu yaba mu buryo bw'inkoranyambaga yaba mu buryo busanzwe we akawukora ikintu azi ngo araguhimye ariko ingaruka ziri buze zikaba zikamufata mbere yuko zikugera. Yego. Yego, ndagushimiye cyane Risa, kandi by'umwihariko ndashimira abantu mwe muduteze amaso. Ni Raj TV show nk'ibisanzwe. Nanjye amazina banyita Raj. Ubwo ikiganiro cyo nagaruka. Salam shalom, naho utaha. Ciao ciao.